Sashimwe Imana cyane kuko dukoreye bikomeye cyane yatwitije muri amasaha twabishimira Imana kuri iteka rya icyubahiro. Reka umwigisha w'indirimbo rero adufashe indirimbo ya 51 duhagaze twese. Tanunumwe twese duhagaze indirimbo ya 51 tubatirishe turakugize kugira ngo twereze umukora kugira ngo ari tubere umwigisha mukuru kandi adusobanurire uyu munsi twaje gusobanukirwa kandi aduhe umugisha w'uyu munsi twe kubona imivumo n'imigisha kugira ngo ujye kuzatunguka bidatinze twe kuzamuka tukubonye tuzagusanga twishimye. Ngaho ibyatuma waba icyubahiro mu isi no mu ijuru natwe abana bikazaduhesha ubugingo buhoraho muri amasaha y'ibyo ubuntu tukaza mu izina rya Yesu. Rero naje umuryango wanjye bizi n'abandi batumye ngo basuhuze ntashobora bazakiriye. Rero twize kuva mu gitondo yari bihagije ko dutaha, ariko icy'ingenzi twasaba no kugira ngo dusabe umwuka wera kugira ngo iyo twize twe kubisiga hamwe, kuko ngo turi hano na Satani ntabwo aba hari, ntabwo bari kure, kugira ngo ibyo twize abikure
tugiye kubwiriza ijambo ritari rishya, ntabwo ari rishya ku bantu ndetse ariko rigomba kuba rishya ku bafite umwuka. Ijambo ritubwira ngo umwuka wera umwarimu wacu. Umwuka wera ni iki? Ubu turi abaki? Turi abanyeshuri kuko tugiye kwigishwa n'umwuka wera. Umwuka wera ni umwarimu wacu. Turera mu gitabo cya Yohana ubutumwa bwiza ubutumwa bwiza turi igice cyaho cyane cya 14 umurongo wa 15. Kandi umurongo wa 15 abantu bakishakisha ntabwo arahabona ngo tujyane. 15 avuga ngo Yesu abasezeranya kohereza umwuka wera. Yesu asezeranyaga abigishwa kohereza iki? Umwuka wera. Uvango ndetse Yesu yaramaze kuvuka akabasanga mu cyumba cya hejuru. Uvango umurimo yaraje ndetse warugeze ku musozo. Aravuga ati ni byiza ko njya gutanga raporo. Kongo ntabwo ndasize mwenyine ako nzabona umufasha no mukabara kugira ngo abane namwe bingana iki bihe byose. Iyo sezerano ryaho bigishwa natwe ni ibyacu. Mugabo ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. Nanjye nzasaba data nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibintu byose. Nimunkunda muzitondera iki? Amategeko yanjye. Tumara kuda tuzitondera amategeko y'Uwiteka ngo nanjye nzasaba data azabaha undi mufasha. Umufasha no mwuka wera wo kubana namwe bingana iki bihe byose. Niwo mwuka w'ukuri. Ibishoboka ko abiswe muhabwa kuko batamurora kandi batamuzi, ariko mwebweho uramuzi kuko abana namwe kandi azabarinda. Agira abigishwa ariko na mugira ute? Ni igitabo Yohana ubutumwa bwiza igice cya 14 twari ku murongo wa 15 tugeze ku wa 17. Niwo mwuka w'ukuri. Ibishoboka ko abisi bamuhabwa kuko batamurora kandi batamuzi, ariko mwebweho uramuzi kuko abana namwe kandi azabarinda. Kandi azabahehe muri twe. Mu gitabo cy'Abagalatiya, Abagalatiya ni ijambo ririmo ko tutarajya ku Bagalatiya, igitabo cy'Abaroma, Abaroma igice cya 8. Abaroma igice cya 8 harimo ijambo rihari. Igice cya 8 umurongo waho igice cya 8 umurongo wa 3 kuko kaduhere ku wa 2. Kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo wo muri Kristo Yesu ryabatuye itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Kuko iby'amategeko yananiwe gukora kubw'intege nke za kamere yacu, Imana yabishohoje kuyatumaza umwana wayo afite ishusho ya kamere y'ibyaha, kuba igitambo cy'ibyaha icira ibyaha bya kamere w'iteka, kugira ngo gukiranuka kw'amategeko gusohozwe muri twe, abadakurikiza ibya kamere y'umubiri ahubwo bakurikiza iby'umwuka. Abakurikiza ibya kamere y'umubiri bita ku by'umubiri, naho abakurikiza iby'umwuka bakita ku by'umwuka. Ni ukuvuga ngo kamere n'umwuka bigirute birahabanye. Umutima wa kamere utera urupfu, ariko umutima w'umwuka uzana ubugingo n'amahoro. Ibi bintu tugize aha ngaha mu Bagalatiya
icya gatanu igice cya gatanu n'ijambo dusoma turebe ibintu igice cya gatanu umurongo wa 16 imirimo ya kamere n'imbuto z'umwuka. Tugiye kureba ibintu ndetse ukuntu bigize ute. Tugiye kureba ni ukuvuga ngo imbuto za kamere turazira n'imbuto z'iki z'umwuka. Ndavuga nti uyoborwe n'umwuka kuko ari bwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Nuko agira ati turarikira gukora iki ngiki iby'umwuka kuko ari bwo tutazakora ibyo kamere igifite. Kamere n'igibi ari cyane kutujyana mu byaha handi twavura ibyo tujyana muri kamere. Ariko nitumara kwakira Kristo mu mibereho yacu azaduhindura tuzabibiremo bishya. Nitumara kubibiremo bishya rero muri twe bivuga ngo azabamo ubumwe kandi ubwo bumwe nibwo bukenewe mu gihe cyane. Nuko kuko kamere irarikira iby'umwuka yanga kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga. Kuko ibyo bihabanye nicyo gituma ibyo mushaka gukora iyo dushaka gukora ibyo tubite ariko niba muyoborwa n'umwuka tuba mugitwarwa niba tuyoborwa n'umwuka w'Imana tuba tugitwarwa n'iki n'amategeko. Dore imirimo ya kamere iragaragara n'iyi: gusambana, gukora ibiteye isoni, ibigisoni nke, no gusenga ibishushanyo, no kuroga, no kwangana, no gutongana, n'ishyari, n'umujinya, n'amahane, no kwitandukanya, no kwirinda ibice. Ibi bintu se koko ni ukuvuga ngo umuntu amaze kwakira umwuka w'Imana ibi ngibi abitera kuko ni ukuvuga ngo umwuka w'Imana arakomanga ku mutima wacu kugira ngo yinjire. Niwo Satani uvuga ngo ni gukomanga kugira ngo yinjire mu mutima wacu, wowe ukinguriye niwo winjire. Aho umwuka w'Imana ari rero ntabwo ndetse wa Satani ahegera arahunga. Ariko ibyo ngo biga ku bushake bwacu, ntabwo umwuka w'Imana duhabwa mu bushake bwacu. Nuko atugeze 20 no kugomanwa no gusinda n'ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo. Ndababwira hakiri kare nk'uko nabwiwe kera yuko abakora ibisa bityo batazarabona bibwira. Tugomba gutsinda ibi bintu kugira ngo tuzarabona bibwira. Tugomba gutsinda ishyari n'inzangano ziri mu mitima yacu tukazitsinda. Kuko ntabwo twajya mu ijuru tugifite inzangano mu mitima yacu. Mu mitima yacu hari intambara ikomeye cyane turebeza abari dufite intambara ikomeye cyane. Aho kugira ngo tuzagire muri iraje mu ijuru tugomba kubiharanira. Tugomba gusenga kenshi cyane tukaba dufite kwizera ndetse no gukora. Ariko ijambo ry'Imana ahangaha iyi mirimo ya kamere tugomba kuyitsinda. Nuko hepfo makumyabiri na kabiri ariko imbuto z'umwuka ni urukundo. Niba rero dufite urukundo tuba dutera imbuto y'iki y'umwuka w'Imana uvuga ngo ni urukundo. Iyo nicyo kintu gihatse ibindi byose. Tudafite urukundo ibindi byose byaba ari zero. Ariko imbuto z'umwuka ni urukundo, ni ibyishimo, ni amahoro, no kwihangana, no kugira neza, n'ingeso nziza, no gukiranuka, no kugwa neza, no kwirinda. Ibimeze bityo nta mategeko bihana. Imeze bityo nta mategeko y'ibitera. Rero kuko turi kubwirizwa katujye mu gitabo cya Ministere
279. Kubitera amasaga dusimbuke tujye ku 280. Subiyo hasi. Aratubwira ngo Imana yemera abantu ko bari kandi ikabatoreza umurimo wayo. Niba ibihe byose bafite ubushake bwo kumvira ubushake bwayo. Imana iradutoranya mwumve, Imana yemera abantu ko bagize uteko uko bari kose irabemera. Ariko hepfo kandi ikabatoreza umurimo wayo. Niba ibihe byose bafite ubushake bwo kumvira. Siko dufite ubushake bwo kumvira. Niba abantu bafite ubushake bwo kumvira, niba abantu bafite ubushake bwo kumvira, niba bafite ubushake bwo kumvira ubushake bwabo, mu gihe umwuka wera yakiriwe mu mutima, yagira ubushobozi bwose bwo kumenya. Mu gihe umwuka w'Imana yamaze kwakirwa mu mitima yacu, yagura ubushobozi bwose bwo bwo kumenya tukamenya ndetse n'ibihishwe. Ayobowe nawo ubwenge bw'umuntu wihaye Imana atizigamye bujya mbere, bugakomera, bugakorera hamwe, kandi ugashoboza umuntu gusobanukirwa ndetse no kwishimisha ibisabwa n'Imana. Bari baturi kujyana ni kwishimisha, niko hano handitswe. Hari abagifite igitabo. Kwishimisha ibisabwa n'Imana. Imico y'intege nke kandi iteguza irakomera. Irakomera kandi igafata umwanzuro. Iyo mico nuvuga ngo ahangaha nuvuga ngo mwumvire ijambo y'umuntu ndetse mwumva ngo agira amajyambere. Agira amajyambere y'iki? Yo gusobanukirwa. Umuntu arasobanukirwa. Ariko ukwiyeza kwa buri mwanya gushyiraho isano ya gishuti hagati ya Yesu n'umwigishwa. Iki ukwiyeza kwa buri mwanya. Nuvuga ngo iyi sano twagomba kugirana na Kristo, isano ya ryari? Ya buri kanya, ntabwo ari isano ya rimwe na rimwe, ntabwo ari n'isano inyurwamo. Haba twagomba kugirana nawe isano ya bugufi. Uko umutima wacu utera mu bikorwa byose bishanye ku byo bari gutera. Tukiri aha mu gitabo cy'ibyaduka, turebe ijana na 90. Ibyaduka ijana na 90 subi ya gatatu. Dukwiriye gusengera isuka ry'umwuka wera dufite umwete nk'uko intumwa zabigenje ku munsi wa Pentekote. Dukwiriye tugomba gusengera iki? Isuka ry'umwuka wera nk'uko n'abigishwa mu gihe cya Pentekote babigenje. N'abagiye mu cyumba cyo hejuru cyane barasenga kugira ngo ndetse kugira ngo basukirwe umwuka wera. Natwe muri iki gihe cya none ni ibyacu kugira ngo dukore muri iki gihe abigishwa bakoraga. Niba bari bamukeneye muri icyo gihe, tumukeneye kurushaho muri iki gihe. Niba abigishwa muri icyo gihe bari bamukeneye kugira ngo basukirwe imbaraga y'umwuka wera, twebwe muri iki gihe cya none turamukeneye kurushaho. Dukeneye kugira ngo ndetse dusabe kugira ngo dusukirwe imbaraga imvura y'umuhindo
kuduhindurira duhindura. Ntabwo ari umuntu azasukirwa imvura y'itumba atarasukirwa imvura y'umuhindo. Gusukwa k'Umwuka Wera ku itorero biracyafatwa nk'ibizabaho mu gihe kiri imbere. Abantu baracyabishyiramo inzagihe mu gihe kiri imbere. Ariko ni amahirwe y'itorero ko ryamwakira uhereye ubu. Sisi amena. Ni amahirwe y'itorero kuko ryamwakira ryari uhereye ubu. Mushake musengere mwizere. Tugomba kubuhabwa kandi ijuru ryitegereje ubundi. Amen. Tugomba kubuhabwa kandi ijuru ryitegereje twiteguye kubitera ku bantu babusaba yiteguye kumugisha. Nuko tubuze kwizera ngo dufite kwizera twawe. Urugero rw'Umwuka Wera tuzahabwa ruzaba rungana n'urwo tuwifuzaho, n'ubwo tuwifuzaho n'ubwo kwizera kwacu, ndetse n'uko tuzakoresha umucyo n'ubumenyi tuzahabwa. Ko tuzakoresha umucyo n'ubumenyi tuzahabwa. Ntiturifuza bihagije kutitiriza Uwiteka dukoresheje amasengesho yacu. Ntiturifuza bihagije kutitiriza. Bitashaka abantu bagite bamutitirize udahwema. Bihagije kutitiriza Uwiteka dukoresheje amasengesho yacu no kumusaba ngo aduhe impano y'Umwuka Wera. No kumusanga aduhe impano y'Umwuka Wera. Dutitirize rero tujye ku masengesho tumusabe kugira ngo aduhe iyo mpano y'Umwuka Wera. Uwiteka yifuza ko twamubuza amahwemo kuri iyo ngingo. Uwiteka arifuza ko tutamubuza amahwemo kuri iyo ngingo yihe yo guhabwa Umwuka Wera. Dutitirize twe gucogora. Yifuza ko twagotesha intebe ye y'ubwami amasengesho yacu. Yifuza ko twagotesha intebe ye amasengesho yacu. Ibyo byifuzo yagombye kuba ibya buri wese. Hepfo hari ijambo rihari yo hasi. Ndababwira ko hakwiriye kubaho ivugurura ryuzuye hagati muri twe. Nuko madamu atavuga ati ndavuga ko hakwiriye kubaho ivugurura hagati muri twebwe. Dukwiriye kugira ivugurura ry'iby'umwuka muri twe. Bivuga ngo igisuka ry'Umwuka Wera kugira ngo ndetse turasaba kugira ngo dutitirize tugiye ku mavi dusenge kugira ngo duhabwe Umwuka Wera. Iyo ni byagombye kuba ibyifuzo bya buri wese. Hagomba kubaho kwatura ibyaha, kwihana no guhinduka. Hagagombye kubaho kwatura ibyaha no kwihana. Nuko ngo kwatura ibyaha hagombye kubaho kwihana ndetse no guhinduka. Ntabwo twagombye kwihana bya n'ikizi, twagombye kwihana icyaha cyacu kandi ndetse kitubabaje. Rero Uwiteka arasaba kugira ngo ibyaha byacu bigenda bidutandukanye n'Imana. Nitujya ku mavi tugasenga tuzagenda tubicikaho kuko twamaze kwakira imbaraga y'Umwuka Wera. Benshi mu babwiriza ijambo ry'Imana bakeneye
bakeneye ubuntu buhindura bwa Kristo mu mitima yabo. Bantu b'Imana, abantu benshi mu bantu bigisha dukeneye iki? Dukeneye guhinduka. Ko nshobora kwigisha ahangaha ntabwiriza, ariko rya jambo ndi kubwiriza ntirimpindure kandi rigahindura abantu. Rero ibyo twigisha byagombye kuduhindura, none tukabera n'abandi umuco kugira ngo tubaze mu mwijima. Iyo niduhinduka, ibi ntabwo bizashira aho ngaho, ntabwo n'imico yacu izahinduka. Ntabwo tuzaba Kristo wo kwizina gusa, ahubwo tuzaba Kristo nyabwo. Nuko ntibari bakwiriye kwemerera inzitizi n'imwe gukoma mu nkokora umurimo ugomba gusohozwa igihe kitararenga ubwiteka bwose. Bantu b'Imana, igihe turimo ni igihe gikomeye cyane, ni igihe buri wese yagombye kujya kwitekerezaho. Umuntu ku giti cye ntarebe mugenzi we, kuko ntabwo tuzakizwa muri rusange, buri wese azakizwa ku giti cye. Twagombye gushaka imbaraga umwuka wera umuntu atarebe ku wundi, kuko twamwaniza ijambo ry'Imana uvuga ngo umuntu ntareba ku wundi, wa muntu nahengama nawe uzahengama kuko nawe ahengama. Ariko nuhagarara ku kuri, nubwo wa muntu azashobora guhagaze mu twakuri. None si mu gihe cya none turimo rero dukeneye ivugurura mu mibereho yacu. Nuko ivugurura n'ubugorozi bigomba kubaho biyobowe n'umwuka wera. Ivugurura n'ubugorozi ni ibintu bibiri bitandukanye. Ivugurura n'ubugorozi ni ibintu bibiri bidutera. Ivugurura ni uguhinduka mushya mu mibereho y'umwuka. Ni uguhinduka mushya mu mibereho y'umwuka. Bantu b'Imana, ndetse bishobora kuba ndetse gitinda, ariko ndetse n'imvune kwatira. Ese koko uvuye mu mubiri nawe bizeye? Ese uvuye mu mubiri wawe bizeye? Umunsi wacu n'isaha yacu ni iyi. Yesu ari kugusaba kugira ngo ndetse tumusabe kugira ngo dusukirwe umwuka wera, tumuze amahwemo kuri iyo ngingo we arayishaka kugira ngo ndetse tubikore, ariko twebwe ntabwo ndetse tubikore. Rero twagombye gusaba iyo mbaraga, tugasaba Imana kugira ngo yongere ture mu mibereho yacu, iduhindure kuko tuba abana b'Imana. Niboneka muri twe ntabwo azaboneka mu macakubiri, nta mwiryane, nta bice, nta shyari, nta rwango ruzaba muri twe, ahubwo tuzaba turi umwe muri Kristo Yesu. Rero reka twihute kugira ngo tugere ku musozo. Tugiye gusoma isomo dusoze. Igihe abakozi bazahorana Kristo mu mitima yabo, igihe ukwikunda kose kuzaba kwapfuye, tukakugira ute? Kwikunda tukakugira ute? Kwapfuye, tukaguhanga ukava mu mitima yacu. Ntabwo buri wese agakunda mugenzi we nk'uko yikunda. Kuri ijambo nuvuga ngo twagombye gukunda Imana n'umutima wacu wose n'ubwenge bwacu bwose, ako tugakunda ndetse ukunde mugenzi wawe nk'uko ugira ute? Wikunda. Rero dufite urwo rukundo nuvuga ngo ndetse n'ijuru tuba twaritaha. Ariko abavuze ngo urukundo, ibi turi kwiga byose ntacyo byatumara, biba ari impfabusa. Nuko igihe hazaba hatakiriho gukekana, kekana mu mitima yacu mu gihe kuzaba kutakiriho, haba kwiyumvamo umugenzi ukumva ko ari mugenzi wawe, ko ari mwene so, atariho gukekana mugenzi wawe ndetse mwumve. Niba tudafite ibintu rero tujye dutera kuri bitatu. Mu gihe hazaba hatakiriho guhangana, ari nta ntambara zo kurwanirira gutegeka, igihe hazabaho ubumwe bwuzuye, igihe baziyeza
urukundo rwa kivandimwe rukigaragaza kandi rukumvikana muri bose, ubwo nibwo ibitonyanga by'ubuntu bw'Umwuka Wera bizabamurikira. Ibi bitonyanga se turi kubyakira? Nta gukekana ko turimo, nta nzangano zirimo, nta bice mu mitima yacu biturimo. Koko turimo muri Kristo. Rero hepfo ibitonyanga by'ubuntu bw'Umwuka Wera bizabamanukiraho nk'uko isezerano ry'Imana ritabura na rimwe gusohozwa hatabuzemo n'agace gato. Isezerano ry'Imana nk'uko ari isezerano rizarisohoza nk'uko ari isezerano. Paje 192. Ibyaduka. Ariko mu gihe umurimo w'abandi upfobejwe, abakozi bashaka kugaragaza isumbe ryabo, baba bahamije ko umurimo wabo utarimo umukono cyangwa utariho sinyatiri. Wari ukwiriye kuba ufite Imana ishobora kubaha umugisha. Imana ishobora guhereza abantu iki? Umugisha. Bana Imana twagombye kongera ngo ndetse itoro ry'Imana rikongera rikihana ibyaha byabo tukabyihana, tugashakashaka uburyo twongera kujya ku matwi no gusenga. Nibyo byatuma tugira imbaraga. Kujya munsi y'umuti nibyo byatwongera imbaraga. Tutahagiye aho ngaho nta mbaraga twaba. Tusaba imbaraga Mwuka Wera kugira ngo ukasukiwe, ndetse abigishwa ba mbere ntabwo bizadusukirwa, ariko bisaba kugira ngo natwe twe kwicara ahubwo tujye munsi y'umutini dutakambe, ndetse ngo tumubuze amahoro kuri iyo ngingo kugira ngo ndetse atukire Umwuka Wera. Yiteguye kubuduha ku bantu ndetse bamushaka. Nuko twihutira kugira mu musozo. Tujya muri Yohana n'ubundi dusoza. Cya 16 bari turasubira ku murongo waho wa 16. Ibyaduka 190. Tugiye gusoreza muri Yohana ubutumwa bwiza cya 16 umurongo wa 13. Tugira ngo uwo Mwuka w'ukuri naza azabayobora mu kuri kose, kuko atazavuga ku bwe, ahubwo ibyo azumva nibyo azavuga, kandi azababwira ibyo. Uwo azanyubahiriza, kuko azenda ku byanjye akabibabwira. Natwe dusaba imbaraga y'Umwuka Wera kuri iyo ngingo muri twe. Niba hari ibintu muri twe biturimo bitagenda neza, tujye dusaba Imana kugira ngo ndetse yongere ikubure mu mitima yacu, yakwa kwikunda kose n'inaringiye biturimo, ahubwo tuba tuzi Umwuka Wera kugira ngo ahagire icyicaro. Nitumara kugira Umwuka Wera mu cyicaro mu mitima yacu, azatuyobora mu kuri kose, kandi azaduhishura ibyo tutahishurirwa byinshi. Umucyo wose azawuduhishurira, kuko ndetse wazenda ndetse ku byo ngako bityo bite kabitugira. Imana idufashe iduhe kwakira Umwuka Wera, iturinde kuwuninira, kuko Umwuka Wera ngo ahora akomanga yinginga hendahenda, ngo iyo tutamwumviye Umwuka Wera ndetse bariyemera kuko ndetse batavuga. Imana idufashe iduhe kumvira, kandi turinde kutizera, turinde kwizera. Wese agiye kuzaza duhe amakamba y'ubugingo. Ibyo nibyo nasaba mbasaba Imana iduhe ubuntu mu izina rya Yesu. Imana ishimwe. Byari byose turashoje.
biga part-time part-time ni cyangwa uje gukora ugakora amasaha 5 kugeza ku 8 ugakora neza part-time. Hari abantu rero batangira bakiga ibyigisho bibiri gakize n'igice ariko usubije inyuma byihuse uramufasha cyari korali part-time kuko n'impamvu zumvikana ariko tumvikana guterwa gusa ariko abo bose baba bagomba gufasha. Hagira udufasha ikigo cya mugitondo abo twatangiranye hari bakeya cyane ariko ni kubareba abari ku kigo cya mugitondo twigishijwe nabo muri amukambi muri Michigan. Yego amahoro twayavana hehe naho yari yerekeje ariko amahoro n'ubundi tuyavana kuri Kristo Yesu siko biri. Nanone umwigisha wa kabiri yatugishije ikigo cyitwa narugenda gute guhishurirwa. Nanone ukurikiyeho atwigishije ikigisho kivuga ngo umwuka wera umwarimu w'abandi nakagombye gutanga ikizame ariko ntabwo ngiye kugitanga. Ibi byigisho nubwo abone data yigishije nyuma ariko urebye ikigisho cyo nicyo cyakagombye kuba icyambere kuko burya umwana tugira umwarimu w'umwuka wera bizatuma duhishurirwa Kristo. Nitumara kwishyurwa Kristo tuzabona amahoro mugenzi gute amukomotseho. Ese ashimwe. Donc ni ibyigisho byarire hasi ariko kugira ngo bigende neza twahera ku mwuka wera akadutera kwishyurirwa Kristo bikaduterana no kugira amahoro ageza gute amukomoka. Indirimbo y'133 Nyemberera ngendane nawe mana upendo kiagende ukuboko kwawe unyerekeza ushaka hose n'ubwizi itagaragara nkomeze njyane nawe mami ntabwo nahangara kugenda nari kumwe nawe ubwiza ntabwo Imana data wa twese udukunda cyane utuye mu ijuru tugushimiye ibitangaza wowe kugaragaza twebwe ishuri ringana n'irya tuvuye mu masiteti atandukanye ndetse n'inkuru zimwe zigize aka karere. Twanejejwe n'amagambo y'umwuka wavuze uri mu ijuru ugakoresha abagaragu bawe. Nanone tugiye kurarika imbaraga y'umwuka wera kugira ngo tube duhishurirwa Kristo. Ibyo bitume tugira nanone amahoro amukomozeho kandi gahunda dutegereje ko tuzakomeza kuyoborwa nawe. Ibyatuma rero dukomeza gusobanukirwa mu masaha yera biduhere ubuntu mu izina rya Yesu.